Wari uzi ko ushobora kurokinga cati ugirana n'umuntu? Rero hari ukuntu uba ukunze kuganira n'umuntu kuri WhatsApp, ariko ikiganiro mugirana ukagifunga cyangwa se ukakirokinga ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kukibona uretse wowe uzi password wakoresheje cyangwa se urufunguzo wakoresheje. Iyo ushaka kurokinga cati n'umuntu runaka, uraza ugafata kuri rya zina rya wa muntu ugashyiraho urutoki rukagumaho, bamara kuvivura ugakora aha hari utudomo dutatu, iyo ukiritseho bahita baza bakakwereka hano handitse lock chat, ugakoraho ukaza hano kuri continue, bahita bagusaba gushyiramo ntuza finger cyangwa se password. Murabona ko hano uyu muntu ararokinze, ubu ikiganiro murabona ko hano hararokinze. Mu by'ukuri ikiganiro twagirana nta muntu n'umwe ubaho ushobora kukibona uretse njyewe. Rero kuza gukuraho kano gafunguzo, n'ubundi uza hano hari utudomo dutatu, ukaza muri setting, ugasikororinga umanuka, ukaza hano muri privacy, ugakirikaho, uhita uza hano hari chat lock, hano hari uhita uza hano hari chat lock, ugakirikaho, uhita uza hano handitse unlock and clear locked chat, ugakirikaho unlock and clear, ugakirikaho, bagusaba ya password n'ubundi yawe, ugahita ushyiramo finger. Mu by'ukuri ubu nta muntu n'umwe mfite urokinze. Niba iyi video igufashije nyandikira muri comment umbwire ikindi kintu nakwigisha.